Amateka ya Musenyeri Aloys Bigirumwami. Menya byinshi kuri we. Iyo aba akiriho, Musenyeri wa mbere wo mu Karere k'Ibiyaga Bigari, Umunyarwanda Aloys Bigirumwami yari kuba afite imyaka 120. Icyakora nubwo yagiye, Abakirisitu Gatolika n'Abanyarwanda muri rusange bafite umurage yabasigiye. Aloys Bigirumwami wabaye Musenyeri wa mbere mu bihugu byakolonijwe n'Ababiligi, Rwanda, Burundi na Congo Mbiligi Congo Belge. Yavutse ku itariki 22 Ukuboza 1904, ahabwa ubupadiri mu mwaka w'1929, aba Musenyeri kuva mu mwaka w'1959 kugeza mu mwaka w'1973, yitaba Imana mu mwaka w'1986. Amavu n'amavuko. Aloys Bigirumwami yavukiye Izaza ahahoze ari muri Perefegitura ya Kibungo kuwa 22 Ukuboza 1904. Akomoka mu muryango w'Abagesera b'Abazirankende bayoboye i Gisaka. Igihugu cyabayeho ahagana mu mwaka w'1850, nyuma kikaza kwigarurirwa n'u Rwanda. Ise Joseph Rukamba yari umwe mu bakirisitu ba mbere ba Misiyoni Gatolika yashinzwe Izaza mu mwaka w'1900. Bigirumwami wari imfura mu bana 12, abahungu 6 n'abakobwa 6. Yabatijwe kuri Noheli tariki 25 Ukuboza mu mwaka w'1904. Agize imyaka 10 yinjiye mu iseminari nto ya St Mutagatifu Leo i Kabgayi. Arangije ajya mu iseminari nkuru ya Kabgayi mu mwaka w'1921. Yari ayobowe na Musenyeri Joseph John Hills washinze Kiliziya mu Rwanda. Bigirumwami yahawe ubupadiri ku itariki 29 Gicurasi mu mwaka w'1929. Imirimo yakoze. Bigirumwami yigishije mu iseminari ntoya ya St Mutagatifu Leo i Kabgayi mu mwaka w'1929. Nyuma aza gushingwa za paruwasi zitandukanye zirimo iya Kabgayi mu mwaka w'1930, Murunda mu mwaka w'1930, iya Kigali mu mwaka w'1931 n'iya Sainte Famille Umuryango Mutagatifu, iya Rulindo 1932 n'iya Muramba mu 1933. Mu mwaka w'1947 Bigirumwami yabaye umupadiri wa mbere w'Umunyarwanda washinzwe mu nama y'Abepiskopi. Mu mwaka w'1951 ashingwa Diyoseze ya Nyundo. Ku itariki ya 14 Gashyantare 1952, umushumba wa Kiliziya Gatolika Papa Piyo wa 12 yamugize umuyobozi wa Vikariyati nshya ya Nyundo. Naho ku ya 1 Kanama mu mwaka w'1952 ahabwa ubwepiskopi mu birori byabereye i Kabgayi ku munsi mukuru wa Pentekositi. Ibirori byitabiriwe n'Umwami Mutara wa gatatu Rudahigwa. Abayobozi barimo n'aba Kiliziya n'abakirisitu benshi bari baturutse imihanda yose. Musenyeri Bigirumwami ntiyemeraga ko mu Rwanda hari amacakubiri hagati y'abakirisitu n'abo bapadiri bera bitaga abapagani, abari bataremera kirisitu, ndetse akizera ko kuyoboka idini Gatolika byagombaga kugerwaho binyuze mu gushyiraho umubare munini w'abapadiri mu karere yari ashinzwe. Bigirumwami yagize uruhare runini mu iyubakwa ry'amashuri n'amavuriro no gufasha abakobwa guhabwa uburezi. Yimitse nka Musenyeri wa Diyoseze nshya ya Nyundo tariki ya 10 Ugushyingo mu mwaka w'1959. Nyundo yari ikubiyemo perefegitura za Gisenyi, Kibuye n'igice cya Ruhengeri, ahabarirwaga abakirisitu basaga 54,000 ku baturage 375,000.
Bigirumwami yabaye musenyeri wa diyoseze ya Nyundo kugeza ku isabukuru ye y'imyaka 69 tariki ya 17 Ukuboza mu mwaka w'1973. Yitabye Imana ku itariki ya 3 Kamena mu mwaka w'1986 mu bitaro bya Ruhengeri azize indwara y'umutima ku myaka 81. Ashyingurwa kuri Katedrale ya Nyundo. Ibikorwa. Musenyeri Aloys Bigirumwami yagize uruhare rukomeye mu kurwanya ibyo abapadiri bera bitaga imigenzo ya gipagani ariko mu by'ukuri ikaba yari ishingiye ku muco gakondo utaremeraga imyemerere mishya yazanywe n'abakoloni. Ariko buhoro Bigirumwami yaje kugenda abona ko muri iyo migenzo gakondo harimo indangagaciro zikomeye. Yiyemeza gusaba Kiliziya ko itazasenya umuco gakondo ahubwo yareba uko iwukoresha nk'umuyoboro wo gutambutsa ubutumwa bwayo. Mu Ukuboza mu mwaka w'1954 Bigirumwami yatangije akanyamakuru k'urubyiruko kakunzwe cyane kitwaga Hobe. Kari kanditswe mu Kinyarwanda. Byari mu rwego rwo gusubiza agaciro umuco nyarwanda mu gihe cyarangwaga no gufata umuco gakondo nk'usuzuguritse imbere y'imitekerereze y'Abanyaburayi. Bigirumwami yanditse ibitabo byinshi ku muco nyarwanda. Yashyigikiraga byimazeyo ubumwe bw'Abanyarwanda no kunenga abandikaga inkuru zuzuyemo ibikabyo ku bijyanye n'amatandukaniro ari hagati y'abadasa. Mu bitabo 10 bizwi yanditse harimo icyo mu mwaka w'1979 gifite amapaje 87, Imana y'abantu, abantu b'Imana, Imana mu bantu, abantu mu Mana. Indirimbo y'imfura za Korali de Kigali mu mwaka w'1966 kugeza mu mwaka w'1987 yitwa Mushumba ushagawe, imwe mu zikundwa cyane muri Kiliziya Gatolika. Yahimbwe Musenyeri Aloys Bigirumwami ku isabukuru ye y'imyaka 75 y'amavuko, imyaka 50 y'ubusasaridoti na 25 y'ubwepiskopi mu birori byabereye kuri Nyundo mu mwaka w'1979. Nshuti bakunzi bacu, ngayo amwe mu mateka cyangwa ubuzima bwaranze Musenyeri Aloys Bigirumwami. Reka dukomeze tumwifurize kuruhukira mu mahoro.